ngewe mbikwereka muri system kabikwereka urumva kandi ikindi kiyongereye system se ariko system nta kintu ifasha nta kintu yafasha muri rusange ahubwo yego nago banyumve neza nago ndi kwanga index universal life iyi ni SANGWA TV show mbashimira kuba mukunda kubana natwe je nitwa Cyusa akaba ari ugiye kubura kino kiganiro aho dufite umutumirwa wacu muraho neza Cyusa amazina yanyu babita bande umuntu yabamenya hiki muri rusange murakoze ko twakira kuri SANGWA TV show amazina yanjye nitwa Ndagijimana Andre dutuye muri state ya Michigan by'umwihariko mu mujyi wa Grand Rapids mu mujyi wa Grand Rapids Andre mwahageze ryari abantu benshi bibaza kubera ko ibintu byo kujya hanze abantu usanga babishaka baribaza bati Andre yageze muri Amerika kuva ryari urakoze cyane nageze muri Amerika mu bihumbi 2019 tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi ubundi kumara nk'imyaka 6 muri leta zunze ubumwe za Amerika wasanze ubuzima rero bumeze gute mbere yuko twinjira muri business nibyo ifasha abantu wasanze ubuzima muri Amerika bworoshye bukomeye abantu nabakire nkuko abantu bari iwacu babyibwira bari muri Kongo no mu Rwanda turi muri Afrika hari uburyo twumvaga Amerika tukumva ko ari paradizo bamwe na bamwe muri twe bakumva yuko bazarya bicaye cyangwa se bakadamarara ariko hano muri Amerika siko biri umuntu akora arya yakoze buri kintu cyose n'amafaranga uko biri kose nubwo ibyo tutakekaga turi muri Afrika ibyo twakekaga turi muri Afrika atari byo twasanze muri Amerika ariko twavuga ko muri Amerika muri usange iyo wakoze ukakoresha uko ushoboye kose ukaba uburyo bwose wanyuramo bwose ushakisha ubuzima buragukundira iyo Uwiteka yakomeje kugutiza amagara mazima. Okay, ni ibintu byumvikana cyane none reka twinjire rero muri business ndetse na service muha abantu. Andre tubwire mu byukuri ubundi mu byukuri umuntu n'uw'imyaka 5 umubajije ngo index universal life insurance ni iki mu magambo make? Index universal life ni ubwishingizi bufasha abantu bakiriho ndetse n'igihe waba waravuye mu mubiri ariko wari usanzwe burimo bukomeza gufasha abantu umuryango wawe ndetse by'umwihariko index universal life ni ubwishingizi bugufasha gutera imbere kuko iyo ubikijemo amafaranga akubyara inyungu kandi ukaba wayabikuza abatagucena amataxe nubwo wenda turibuze kwimbika mu kiganiro nyiriza tuvuge ko ari banki se oya ntabwo ari banke ahubwo by'umwihariko n'amabanke abitsa muri index universal life banki iyo index universal life ushyiramo imigabane ni ikigo hakabamo icyiciro cyo gucuruza ushyiramo amafaranga akakungukira ntabwo ari banke ahubwo amabanke nayo ubwayo usanga agiye agiramo imigabane usanga afite imigabane reka rero twibande ubundi se target market ninde target audience abantu mufasha ni bande nabakire nabakene nabatindi nabahe ni iki cyiciro mufasha muri rusange muri iyi index universal life muri rusange ibyiciro dufasha n'abantu hano muri Amerika dufite ibyiciro by'imiryango ibiri hari iyo twita wealth akaba niyo twita miro rero twebwe twunganira abantu ubujyanama kureba ukuntu bava muri miro bajya muri wealth wealth rero bari abantu baba binjiza amafaranga arenze ibihumbi 250 kandi abenshi muri bo baba bagiye bagira za business zabo zihariye babitsa muri index universal life nta madeni barimo bagiye bagira amazu mu gihe noneho babandi twitaho twavuga ko ari miro aribo babandi dukunda kuvuga baba bafite akazi bakoresha muri 401k ba debit baba bafite credit amadeni cyangwa se bashyira amafaranga kuri banki izo gahunda rero zose z'aba bantu muri ibyo byiciro aribo miro tubaha ubunama bw'uburyo bakoresha index universal life
amafaranga akabungukira noneho bakava mu gice kimwe bajya mu kindi. Niba nkumvishe neza urashaka kuvuga ko muri Index Universal Life umuntu arunguka ashobora no kunguka, si ntago ari assurance y'ubuzima gusa, ahubwo murashobora no gucuruzamo amafaranga bakamwungukira cyane rwose. Uretse no arakungukira, iyo ushyizemo amafaranga agufasha no arunguka, akaba yanagufasha no kuzishyura inzu, akaba wateganiriza n'umwana muri Index Universal Life amafaranga azamwigisha kaminuza mu gihe warwaye bakwitaho. Mbese ni ukuvuga ngo turaza kubireba mu kiganiro nitumara kwimbika nyirizina indwara bakufashamo iyo wazirwaye bigenda bite, turabyimbikamo bihagije. wavuga ko se ari nka stock market, ibintu by'igucuruza imigabane muri Index Universal Life? Ahangaha Index Universal Life hari igice bita investment. Tuvuga urugero niba ushyizemo 200 ku kwezi cyangwa se wenda 150 ku kwezi, cyangwa igice kimwe kinini muri cyo kijya mu cyo bita index account cyangwa Universal Life Index Universal, noneho kikakungukira icyo gice. Rero niho ujya kubona iyo washyize amafaranga arakura. Ushobora no kudashyiramo ayo 200, ushobora gushyiramo ayo 200 kwa ufite n'ibihumbi nka 20 kuri banki, ibihumbi se 10-15 ibyo bita lump sum, nayo ukaba wayashyiramo akakungukira mu gihe gitoya, bikaba byanagufasha no kwishyura inzu, bikagufasha kwishyura inzu ndetse bikanafasha n'umwana wawe kuziga kaminuza mu buryo bworoheje. Nayo nka mu gihe warwaye indwara turaza kuzerekana zo murakoze. Mbere yuko tugera ku ndwara, hari umuntu yakwibaza ngo nizihe policies muba mufite? Policy ndavuga ni package. Nizihe package muba mufite ku buryo umuntu wifuza ubwishingizi bw'ubuzima? Nibutsa abantu ko nituvuga Index Universal Life ntago ari Medicare, ntago ari Obamacare, ntago ari ibyo, ahubwo ni ubwishingizi umuntu yikorera ku giti cye. Ibyo byose ni byo leta ishiraho, leta ya Amerika ishiraho kugira abantu igihe urwaye ujye kwivuza, nayo ibindi ni by'igihe kirekire. Ibindi ni by'igihe kirekire nk'uko uri kubivuga. Ahubwo rero reka turebe package mufite ni izihe, ni iki mutanga? Umuntu ufite amafaranga 100 yazamo, ufite 50 yazamo, ndavuga y'amadolari, ufite 1000 yazamo. Package zirihe, muziha abantu bameze bate? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Aha nta rugero, ni ukuvuga ngo ufite 150 waza, ushobora kuza tukagukorera polisi. Ushobora kuza ufite 200 cyangwa se 300, 500, 1000 se, uburyo ujemo tugukorera ukoresha. Hari benshi bumva ngo ni ngombwa ko nshyiramo 300 cyangwa ngahe. No, wowe uzi ukuri asigariye, gusa ayo ushyizemo biterwa n'ayo ushyiramo. Ushyiramo 200 cyangwa 300, inyungu izaba nyinshi cyangwa iboneke vuba. Mu gihe wowe iyo ushyiramo 150 cyangwa se wenda 100, inyungu urumva birumvikana ntago zingana, biterwa n'imigabane cyangwa se na premium washyizemo. Okay, reka tubabwire ko mukomeje gutega amatwi no kureba Sangwa TV show. Ndi kumwe n'umutumirwa wanjye ni Ndagijimana Andre, akaba ari umubroker muri life insurance. Umuntu yavuga ko ari umubroker cyangwa ni umu agent? Uri umu agent, bitandukanye buriya ra? Umu agent ni umuntu ufasha abantu gusobanura ibintu byiza bya Index Universal Life, cyangwa se no gufasha abantu kujya mu bwishingizi, akabaha amakuru ahagije. By the way, umu agent bivuze ngo ufite company mukorana. Ubundi mukorana nihe company muri Amerika nyine mu gufasha abantu kugera kuri ubwo bwishingizi? Waba utegura ubukwe, waba utegura ibirori byo gufata irembo, kuramukanya, cyangwa ibindi wifuza mu DJ cyangwa photographe uzakuryohereza ibirori bikaba byibukwa mu mateka yawe n'umuryango wawe muri Amerika. Hamagara DJ Cyusa kuri 616 432 8884. Koze cyane kubaza ikibazo cyiza. Dukorana n'ibigo bitandukanye, dukorana n'ibigo bita Pacific Life, Prudential, Transamerica, Nationwide, tugakorana n'ibyo bita Alliance, Aten, Everest. Mbese dukorana n'ibigo bitandukanye muri rusange, ariko ibyinshi
muri byo dukunda kurangira abakiriya bacu kandi iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. ariko ndumva muri abakiriya Andre wakureba kareba ikote wambaye n'ukuntu usa ndavuga ati abantu koko mwarakize pe ntabwo uri umukire. Ndi umukire. Hari umuntu umwe wavuze ati iyo ufite amagara mazima Imana ikaba yaguhaye guhumeka ngo uba ufite amafaranga agera kuri miliyoni 20 kuri konti. Rero kuko ndi muzima ndahumeka Uwiteka ntije ayo mafaranga niba afite kuri konti rwose nakabuza uri umukire. Nawe urayafite n'undi ahubwo nyine abandi bayakure he muri Universal Life Insurance ni gute umuntu yabonamo amafaranga mu by'ukuri muri urugendo rwo gushakisha ubuzima. Ni ukuvuga ngo Index Universal Life wibikijemo amafaranga ni ukuvuga ngo arakungukira ni ukuvuga ngo iyo ujya kubona nk'abasaza bari muri Amerika cyangwa abakecuru ubona afite nk'imyaka 90 cyangwa se 100 cyangwa ukabona afite 85 ariko agikomeye nuko bamenyira ibanga ryo kubitsa muri Index Universal Life. Noneho bagakura bafite uburyo babayeho, noneho akaba anafite n'ibyiringiro ko nagera mu zabukuru atazanduranya n'imiryango imubwira ngo nimufashe ikintu. Ko numva musobanura ibintu bya Index Universal Life nkaho wagira ngo ni banki no gushyira muri banki amafaranga ikakungukira. Ko numva ariko mubivuga banki turaza kubisobanura. Banki iyo ushyizemo amafaranga ntibakungukira. Ayo washyizemo muri 2020 niyo ushobora kuvana uzongera guhabwa nujya kuyabikuza muri 2025 n'ubundi uzanabona ari yayandi. Buriya se biterwa na account wafashe. Turaza kubira muri taburo. Muri taburo wenda naza kukwereka muri machine. Aha ngaha dufite hari taburo itwereka kuri machine. Nta kibazo mu gihe uri kureba taburo. Yego. Hari umuntu uri kutureba uburyo turi kuganira gutya. Yego. Agahita avuga ati ariko bano bantu ni n'abakire baravuga ngo dufata assurance n'amafaranga dufite. Nako ikibazo cyanjye cyari nta mafaranga ngana iki makeya umuntu ashaka kuvuga ati ngiye kwiyandikisha muri Index Universal Life. Aya ariyo yose wayazana nta. Ubu mfite amadolari 10 nayazana. 10 tuvuge we na nk'umwana w'uruhinja muhera kurangahe mu yandi magambo tubyoroshye biterwa na systeme muri computer niyo ibitwereka. Ubu dufite code muri computer tuyishyiramo amafaranga yo ufite yariyo yose. Ibigo dukorana nibyo biduha amakuru. Nukuvuga ngo iyo ushyizemo amakuru ugashyiramo nk'ijana cyangwa 150 cyangwa se 200 niki niho batwereka ati uyu nguyu areme cyangwa ariko urumve 10 cyangwa 20. Ariko ntabwo uri kunsobanurira minimum y'amafaranga umuntu yashira muri Index Universal Life nangahe kugira ngo nuri kutwumva ashaka kugana Andre ngo amuhe ibisobanuro bindi cyangwa se avuga ati ndabona ibintu ari gusobanura nibyo nanjye ndabikeneye ndi interested. Agomba kuba nibura minimum tayari umuntu yashiramo mugahita mukamwakira ni nangahe bitewe nuko ibingibi nabigiyemo ari ukugira ngo umuryango ari njyewe ari inshuti yanjye n'umuryango muri usanga na community mvukamo kugira ngo itere imbere. Njyewe nagira umuntu inama nibura yo kuba afite nk'J150 200 cyangwa se 250 ya buri kwezi. Yes, ya buri kwezi. Ari tayari kujya ashiramo asevinga 150 cyangwa se 200 300 bitewe nuko waramutse ariko 150 kuzamura byaba ari byiza. Ariko nkuko nabisobanuye kare iyo ushyizemo menshi nka 200 300 inyungu iva muri uwo mugabane utanga wa buri kwezi utandukanye n'umugabane watanga 150 inyungu zivamo ziratandukanye. Okay. Mukorera muri Amerika yose cyangwa ni muri Michigan hano gusa n'ahandi muri Amerika mukorerayo? Dukorera muri Amerika yose. Ni ukuvuga ngo na Canada dukorerayo. Ariko Canada icyo tuwafashaho ni ukubandikisha mu masomo. Ukeneye kubona license yabyo ukabyiga ukabikora ndakwandikisha mu masomo
polisi na hano muri leta icyo kintu uvuze ni sawa cyane uvuga ngo niba hari umuntu ushaka nawe kuba insurance broker agent na index universal life agent nawe ushaka kumufasha. Yego rwose ari muri Amerika, ari muri Canada, namwandikisha agakora license muri Amerika, byose nabigufasha ushyiramo uwo mugabane ukakungukira cyangwa amafaranga no kubyiga nakwandikisha. Nta nubwo bihenda cyane. Ikibazo cyanjye cyavuga ngo policy mufite package ni izihe muziha abandi? Tuziha abantu bari miro, b'abantu baba bafite binjiza amafaranga atari hejuru y'ibihumbi 100, b'abantu baba bafite akazi bakora akazi, b'abantu baba bafite za mortgage bagomba kwishyura, b'abantu baba bafite za credit, ni ukubagira ubujyanama muri rusange kugira ngo barebe ko bakwivana aho ngaho bakajya muri ya wealth family cyangwa se cyiciro cya kabiri cy'abari muri Amerika bakoresha index universal life. Noneho ahari ngiye kubaza ikibazo abantu bakunda kwibaza. Hari abantu bavuga bati index universal life ni scam cyangwa se ngo ni ibintu bidafatika ngo abantu bidasobanutse. Uwo muntu musubiza iki? Ntabwo ari scam kubera ko index universal life ni ibintu uragenda ukiga ugafata amasomo bizwi muri leta. Aho ariko ni kuba agent, ndavuga ku bantu babagana abakiriya, abantu aravuga ati amafaranga ya index universal life cyangwa se universal life insurance nago bikora na amafaranga araho udashobora kuzabona ngo keretse ngupfuye. Abo bantu basobanura iki? Nibyo ngo keretse upfuye cyangwa ukarwara ngo ikirwara ngo bari kugupangira ngo rwari ikirwara gikaze ngo nibura ngo kandi nta muntu wifuza ibyo bintu. Oya, ntabwo ariko biri kuko tubasobanurira no muri computer barabitwereka muri system muri machine, kandi birabigo nakubwiye bya Prudential, Nationwide, za Transamerica n'ibindi byose bitandukanye nagiye nkubwira. Ibyo ni ibigo bizwi na leta na leta birazwi ku isi yose. Ni ukuvuga ngo agashami nkoreramo bita World Financial Group bakorana n'ibyo bigo bitandukanye. Ntabwo leta yaba ikorana nabyo ari abascam. Kandi niyo ugiye kuri Google cyangwa ukajya no kuri social media ubibonamo rwose, kuko leta ntabwo yakorana n'abascam. Mu yandi magambo ntabwo ari nka bya bindi bya RSC byari abantu bikabahirika. Ntabwo ari biriya bya Francois rwose, kuko natwe ubwacu iyo dukoze amanyanga turi kwandikisha abantu polisi tubashyira mu bwishingizi, dukorana n'ikigo cya leta kidushinzwe Fair Credit Report, n'ikigo cya leta gishinzwe iby'ubuzima. Iyo dukozemo amanyanga natwe nk'aba agenti turabihanirwa. Hari aho baguca amande y'ibihumbi 10 by'amadolari iyo wakoresheje amanyanga muri aka kazi kacu. Ubwo rero urumva ibintu wigira ukabikora. Amanyanga ashoboka nayahe? Ni nko gusikaminga abantu? Oya, nk'urugero ngashaka kaguhindurira amazina cyangwa se waba uri muri insurance runaka kagushyira nk'ubu index universal life cyangwa permanent life insurance, kagushyira wenda muri term life insurance cyangwa muri whole life insurance, ngahindura nk'amazina kugira kaguhindura mu yindi policy. Ibyo urukumva nkoresheje fraud. Icyo gihe rero bigiye muri raporo bagakora investigation, bampana bikomeye. Hari n'igihe na license yanjye yaba suspended. Reka dusubire muri community yacu y'abantu bavuga ikinyarwanda, kuko nawe Andre Ndagijimana ngira ngo nawe turi kuvuga ikinyarwanda abantu bari kubyumva. Community yacu yibona gute? Ubona ari abantu bitabira index universal life kwishinganisha ku buzima bwabo, cyangwa ubona nyine bakigenda bigura intege? Bihagaze bite haba muri Michigan no muri States, United States hano hose ndetse no muri Canada? Ubibona gute? Ubona hakwiye gukorwa iki? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo bamwe iyo tugiye tukabaganiriza, bamwe ubona ntabwo birumvikana. Ibi ni ibintu ntabwo bimenyerewe cyane, kuko twageze hano muri Amerika akenshi community yavuga ikinyarwanda twaje nyuma, hari abandi twaje dusanga. Ibi rero biri kumenyekana muri ibi bihe, ariko bisanzwe bizwi hano muri Amerika, bene gihugu bose nta batabirimo. Rero
hari bamwe wigisha bakabyumva kuko ubaha ibihamya, hari n'abandi bavuga bati nzaba mbitekereza. Ukuvuga ngo ikidusaba ubu umaze gufasha nk'abantu bangahe, wareba muri kamera ukatubwira umaze gufasha nk'abantu bangahe muri community zacu zivuga ikinyarwanda? ni ukuvuga ngo maze gufasha nk'abantu, ntago maze igihe kirekire muri ibi bikorwa, ariko harimo bagenzi banjye bampaye amakuru mbijamo, ariko maze gufasha nk'abantu batari munsi y'icumi. Ndagira ngo urebe muri kamera babwire ngo nimuze muri life insurance kuko Andre ni inyangamugayo. Rwose ni karibu nibaze muri life insurance, tuzabasobanurira bihagije, kandi kujyamo ngiye ngo ubusobanuro bw'ibyiza bya life insurance, nkakubwira nkaguha ibihamya muri rusange, kuyijyamo nyuma yo kumva ubusobanuro ni ubushake bwawe, kutayijyamo byose ni uburenganzira bwawe. Ngewe icyo mfa ni ukukubwira ibyiza byayo. Hano hari umugabo bita Warren Buffett, yaravuze ati, abantu baramuzi. Yes. Yaravuze ati nushaka gutera imbere uzite kuri ibi bintu bikurikira. Uzabitse amafaranga yawe ahantu atazafatirwa. Ariko mbere y'uko urengaho ahantu atazafatirwa, Warren Buffett amafaranga ye menshi aba muri stock market. Yego. Ikindi yashoye mu buhinzi. Hari ahantu biri muri index universal life? No muri index universal life yatubera matière didactique cyangwa se imfashanyigisho. Ahubwo reka wenda turebe ko ibyo yavuze ari byo. Naguciye mu ijambo yavuze ngo iki? Okay, urakoze cyane. Ndaza kuvuga bimwe muri byo. Yaravuze ati uzabitse amafaranga ahantu atagomba gufatirwa. Ushatse kuvuga iki gufatirwa? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu wacu ashobora gukorera umuryango we, yamara kuva mu mubiri yarabitse amafaranga muri banke, noneho amafaranga agafatirwa, bakabanza bajya kureba ko wa muntu havuyemo umubiri nta madeni afite muri leta. Iyo bari kubikurikirana umwaka ugashira cyangwa imyaka ibiri, wa muryango wasize uba wagize ibibazo byo kubura umuvandimwe, noneho na bwa buryo bwo bwabafasha muri bya bibazo bukaba confisque bugafatirwa. Reka nkomeze noneho n'ibindi wenda turaza kuganira nyuma. None aravuga ati mugomba kubitsa muri index universal life kuko aho ngaho ntabwo afatirwa n'amataxe ntayo baguca. Noneho aratubwira ati mugomba gushyira ahantu amafaranga yanyu agomba kunguka. Niba ukizemo ibihumbi 10 bikunguka urugero amafaranga ibihumbi 2, ya mafaranga ibihumbi 2 ariyongera kuri bya bihumbi 10, yongere yunguke icyo twita compound interest. Aho ngaho rero niho handi tubwira abantu nibashyira ahantu amafaranga yabo agomba kunguka. Ikindi aratubwira ati hari ibintu bigora umuryango nka clinical illness cyangwa se critical illness cyangwa se n'uburwayi bwa terminal illness. Ibyo wenda turaza kubisobanura, ariko izo ni indwara zikaze. Ni indwara zikaze zirimo za kansere, hari kurwara umutima na za stroke, ni indwara nk'izo ngizo. Izo rero nazo yaravuze ati ugomba kuzitekerezaho muri ubuzima bwa buri munsi, kuko izo ndwara iyo zikuje waragiye muri ubwo bwishingizi ugira ikibazo cy'ubwo burwayi kuko bari bakwitaho, ariko n'umuryango wawe ntabwo utesekara kuko bawuha amafaranga yo kuwubeshaho. None aratubwira ati tugomba no kwita ku cyo twita flexibility. Flexibility ni nka hahandi ishyira amafaranga yawe ahantu isanitse wajya kuyabikuza, ugenda uyabikuze ugira uti. Ibyo rero nabyo ni ingenzi, ariko muri banke se compound interest. Okay, hari ikintu numvishijemo, ushatse kuvuga ko amafaranga muri index universal life ntabwo aba taxable? Yes, you get ntabwo bayaca imisoro. Okay, oya, kuko iyo ugiye kuyabikuza ntabwo baguca imisoro. Ni ukuvuga ngo biriya bigo, niyo mpamvu baratubwira bati irinde kujya ahantu baguca imisoro buri kanya. Kuba urugero ni mu yandi magambo ntabwo mugira minus. No, ahubwo baratubwira bati uyu mugabo Warren Buffett yaravuze ati nubitsa amafaranga, ukumva ico, yego, nubitsa amafaranga muri ahantu uzabitsa amafaranga ahantu amafaranga yabazunguka
3% kuzamura inflation. Muri index universal life iyo ubitse amafaranga ntabwo ajya mu gihombo, ba making ashobora ko yungutse 3 kuzamura. Mitandukanye na banki, hari igihe muri banki ubu konti yawe muri index universal life irabyibushye kameme mo irabyibushye, ariko niyo yaba itabyibushye ubu ngubu n'ejo cyangwa ejo bundi zaba ibyibushye, kubera ko umubwiye ko bitajya muri minus. Ni ngo ndamutse nshizemo igihumbi cyanjye, yego, ubwo mu myaka 10 nazasanga mu 15 bipfe bipfuke, ntabwo ushobora gusubira inyuma cyane rwose. Ushobora uzasangamo rwose, kuko ni ibintu twereka abakiriya no muri systeme barabitwereka. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu imagine, ni ibintu biri muri systeme. Ujyamo nkakubwira nti niwe ufite ayangaya uzinjiza ayangaya. Okay, turugana ku musozo. Competition hano imeze gute rero? Hari aba agent benshi nkawe bwite Andre, hari aba agent benshi bakora aka kazi, cyangwa se nizihe mbogamizi ziri muri iyi business yanyu yo gutanga services zijyanye n'ubwishingizi ku buzima, universal life insurance? Kuri njyewe kugira aba agent benshi si ikibazo. Ikibazo ni iki? Kugira ubumenyi njyenyine undi mugenzi wanjye ntabugire ntabwo byanshimisha. Ahubwo tugize amahirwe ababishoboye bakazamo, nta kintu bisaba, ni ukugura amasomo, tukaba ba agent benshi tugasangiza amakuru abavandimwe. Tugiye tuvugisha ukuri rwose. Ubwo urashatse kuvuga ngo tugize aba agent benshi kandi nawe uri umu agent byakugwa neza? Nta kibazo rwose, kuko njyewe impamvu niba mfite ubumenyi nta mpamvu yo kugira ngo mbugomwe mugenzi wanjye. Ubwo rero nawe ukora business? Oya, business ndayikora. Dushaka market, dushaka kwiharira market, kwiharira isoko. Abakiriya bose bakugane Andre, aho umuntu ufite service nziza zazindi ku buryo nta wundi muntu uzitanga, ku buryo Andre bari wihariye. Agashya ufite nakahe rero? Kuko utumye nibaza agashya Andre afite gatuma batajya kundi mu agent bakaza kwa Andre nakahe? Ngewe iby'ubumenyi ntabwo ndi muri ba bantu bavuga bati nidusobanukirwa n'ibintu turi benshi turabura abakiriya. Ngewe ntabwo ndi gutanguranwa n'abakiriya. Kubera iki? Impamvu mfite ubwishingizi, iyi license, ariko abakiriya ni benshi. None niba abakiriya ari 100 ni urugero, cyangwa se abakiriya akaba ari 200, bakaba benshi kubera ndumwe, cyangwa se turi bakiriya ntibagerwaho na service. Mufite cyitwa untapped market. Nukuvuga ngo iri soko nta abantu baririmo muroga mwenyine. Tugize amahirwe twabona abantu benshi muri community yacu bagira license, bakabyiga, bagakorera inshuti n'abavandimwe, abageze mu zabukuru, abatoya, urubyiruko, tukazamuka nk'uko tuvugeze ko abantu bakubokenze. Ari uburyo uri kumbwira ibintu wagira ngo abantu bakubokenze ni benshi cyane ku buryo rwose nta n'umwanya ugifite wo kwakira abandi. Bashobora kuba batarambukinze, ariko kubera ko nzi agaciro kabyo, ngewe nzajya ngenda buri muntu umwigisha. Kwigisha n'uguhozaho, ashobora kuba nta n'umwe cyangwa 2 cyangwa se 3, ariko buri muntu wese kubera ko nzi ibyiza byabyo kujya muri index universal life, kuko nzi akamaro kabyo kuri ngewe, ku wundi no ku muryango mugari mvukamo, nzabibigisha. Uzabyumva azaba ari umugisha, n'utazabyumva nzahozaho kubera ko mwifuriza ibyiza. Aha ngaha hari n'utuntu nshaka kugira ngo nsobanure ho gatoya. Nta kibazo. Hari abantu bari mu bwishingizi butandukanye, ariko muri ubwo bwishingizi abenshi bakaba badasobanukiwe nabwo. Tuvuge nka group life insurance, ni ubwishingizi. Twageze muri polisi, nta kibazo. Tugiye gusobanura amoko y'ubwishingizi. Tuvuge nk'ubwishingizi bwa group life, ni ubwishingizi utagomba kuvuga ngo bwagira icyo bufasha umuntu wawe. Urugero, itangirwa ku kazi, cyangwa se iyo wavuye ku kazi irarangira. Icya kabiri, iyo ukiriho nta nyungu abavandimwe bawe babona. Kubera icyo babwita group life rero? Ni ukuvuga ngo nubwo abakozi, niyo mpamvu bayita group. Kandi kagira akamaro iyo uri mu kazi. Iyo uguye ku kazi niho kugira akamaro. Ibigo byose muri Amerika bitanga akazi birayitanga, iyi group life insurance bigomba kuyitanga kubera ko nibwirizwa rya leta. Takira umuvandimwe wawe viza ngo agusange muri Amerika, cyangwa urifuza gukorera petition no kudekarara umubyeyi wawe, fiancé,
cyangwa uwo mwashakanye ukiri muri Afurika. Cewe Immigration Consulting ni igisubizo. Twandikire kuri guteranya 1-616-318-674. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Tuvugane kuri solution ku bibazo byawe maze ubone umuntu wawe agusanga. Ukomeje kureba ndetse no gutega amatwi Sangwa TV show. Genda cyari Cewu, kuri kamera hari DJ Cyusa. Muri kubona haya mashusho meza cyane. Umutumirwa wanjye aracyari Andre, ari kutubwira ku bintu bijyanye na Index Universal Life Insurance. Abantu mwese murabizi muri Amerika, niba hari umuntu utarumva Index Universal Life, ngira ngo umuntu ntaga bahano. Ni nkuko abantu bose bazi LCC. LCC ngo yatanze amafaranga ariko nyine muzi uko byagenze. François ngo niwe wari ubishizwe. So Andre, twari tugeze kuri policy mutanga ndetse twari tugeze kuri policy ya kabiri. Iya kabiri hirya ya group life. Iya kabiri ni iyi. Ariko mbanze nkuko sora gatoya ntabwo ari policy ahubwo na moko ya life ya insurance. Okay, nta kibazo. Ya murakoze, twari tumaze gusobanura group life insurance itangirwa ku kazi. Iyo ngiyo iyo uguye ku kazi niho igira iki kumarira, abawe ntacyo babona kandi abari ntica ntikize. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ntabwo nayihitiramo umuntu nkunda. Tugiye kuyo bita term life insurance. Term life insurance ibiri temporaire. Kintu ni temporary cyangwa se ni ukuvuga ngo yayindi ufata mu myaka nk'icumi, 15, 20 ikabita agaciro. Iyo ngiyo iyo ukiriho umuryango wawe ntacyo ubona. Noneho niyo iyo myaka niba ari ya 15 wafashe cyangwa ya 30, iyo myaka irangiye iyo time life insurance nayo ibirangiye. Ikindi yishyurwa iyo wavuye mu mubiri. Ni ukuvuga ngo utandukanye na index ko nawe ubusiye waba ujya kwifatisha yishyurwa wavuye mu mubiri. Kare ariko abenshi tujye ku ya gatatu kuko iyo nanjye ntago gatoya ibitari ntuza. Noneho ku muryango wawe nta byiza, mbese nta nyungu ubona ukiriho. Ni ukuvuga ngo ikindi iyo utishyuye ukarengwa ukwezi cyangwa se ni ukuvuga ngo ihita itagaciro. Mu gihe muri Index Universal Life gato ubwo simba tarubujura ubwo buntu ngiyo utishimye ukwezi kumwe ibyo yatanze byose binduka agaciro. Wenda wishyura 50 ku kwezi cyangwa 100. Ni ukuvuga ngo iyo hari ukwezi usimbutsemo ya time life insurance itagaciro. Bishatse kuvuga ngo bitandukanye na Index Universal Life Insurance kuko aho ngaho ushaka utanga 200 ariko waba utayabonye bakakuduharuka watanga nk'J120, J130 cyangwa se waba umaze no kugeza mu nyungu. Ya nyungu yaturutse ku mafaranga utanga igahindukirika kwishyura insurance. Ya noneho wenda ibindi twavuga usa nkaho uri gutega n'ubuzima. Aho tugeze kuri kangaye ku cyakane? Oya, turacyari kuri time life insurance. Usa nkaho uri gutega n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ni ya kabiri time life insurance. Ubusa nkaho uri gutega n'ubuzima. Iyo niyo wambwiye baguha iyo uvuye mu biri. Iyo ngiyo time life insurance. Time life insurance n'indi ufata nk'imyaka 15, 20, 30. Iyo myaka irangiye nayo itagaciro biterwa n'amasezerano mwagiranye. Okay. Tujye ku ya gatatu. Noneho wenda kuri time life insurance ubusa nkaho uri gutega n'ubuzima. Tuzi igihe uzamara ariko ukajya gufata ubwishingizi bw'imyaka 10 cyangwa 15. Ubwo rukume icyo gihe uri gutega n'ubuzima. Ibyo nabyumvishe. Dukomeze ya gatatu. Ikindi amakampani kuri time life insurance zikunda gufunga ugejeje imyaka 65. Kandi icyo gihe niho bwa bwishingizi waba ukeneye kuko ubugeze mu zabukuru. Okay. Reka tujye noneho kuyo bita whole life insurance. Iyo ni biki? Iyo ntabwo tuyivugaho kenshi. Ni ukuvuga ngo yo noneho ni gaheza. Uhabwa amafaranga ari uko ufite imyaka 100. Aya tuyiveho ntago nayikotse. Ikindi igihe wavuye mu mubiri. Noneho Index Universal Life nibyo twasobanuye kare, bayise famille ya banke kubera kuba nziza cyangwa se ariyo twebwe dukorera. Igufasha mu bintu bitandukanye. Reka turebe ibintu gufashamo. Icyambere Index Universal Life. Index Universal Life. Iyo umuryango wawe ubona amafaranga iyo ukiriho.
uragufasha. Index Universal Life ni ukuvuga ngo igufasha kuzishyurira abana bawe igihe bazaba bagiye kwiga kaminuza, kuko amafaranga ukiramo arunguka. Iyo warwaye izo ndwara turaza kukubwira, ndaza kubabwira izo ndwara bagufashe, zigufashe wari usanzwe uri muri ubwo bwishingizi, baragufasha. Icya kabiri, ubona amafaranga mu gihe utagishoboye kujya gukora, ni ingenzi cyane. Noneho ni ukuvuga ngo inyungu uvana muri Index Universal Life cyangwa se Permanent Life Insurance, hari tugiye kuvuga ku bintu bigera muri bitatu. Igufasha iyo wari usanzwe uri muri ubwo bwishingizi ukagira zimwe muri izi ndwara zikurikira: critical illness, yo warwaye umutima, stroke, ukarwara ubuhumyi buturutse kuri diabete, pararize wenda y'ukuboko n'amaguru, cyangwa se amaguru yombi, cyangwa se bibiri mu bihimba byawe, cyangwa se birenze bibiri. Icyo gihe baragufasha. Ariko iyo wari usanzwe uburimo, aho ni muri critical. Ni muri critical. Noneho chronic illness, cya gihe hari ibikorwa bitandatu umuntu aba agomba kuba ashoboye mu buzima. Kurugero, kwambara, dressing, transferring, kwivana mu mwanya umwe cyangwa ujya mu wundi, kujya muri bathroom, kuva ahantu kumva mbese ukagira igitekerezo cyo kumva ukeneye kujya kuri wese, kujya kurya. Muri ibyo bikorwa bitandatu iyo udashoboye gukoramo bibiri, wari usanzwe uri muri life insurance, baragufasha ukazarinda ukize. Ibyo ni byo twita chronic illness. Ikindi noneho iyo ufite terminal illness, terminal illness ni cyagiye wagiye kwa muganga bakakubwira bati ufite igihe kitarengeje umwaka ukava mu mubiri. Icyo gihe niyo wari ufite ibihumbi 200 kuri konte cyangwa se 300 muri Index Universal Life, n'inyungu yari igezemo, byose barabigwa kuko hari igihamya cyavuye kwa dogiteri wemewe na leta yuko utakimaze igihe kirenze umwaka. Noneho ikindi wenda aho tumaze gusobanura, ikindi nuko iyo utanga umugabane premium ihagije, cyangwa se nka 200, 300 cyangwa 500 ku kwezi, cyangwa se n'igihumbi. Yego, iyo utanga umugabane uhagije ku kwezi, icyo twita policy, hari igihe noneho urekeraho kwishyura amafaranga yungutse yavuye kuri ayo mafaranga watanze, akazagira ute, akajya ahindukira akishyura ya insurance yawe. Bishatse kuvuga ngo iyo wishyuye makeya, iyo utanze 150 it's okay, cyangwa se 200 cyangwa 300, ariko uko utanga umugabane utubutse niko n'inyungu iba nyinshi kandi kaza vuba. Bishatse kuvuga ngo hari n'igihe urekeraho kwishyura, tubira muri machine, muri systeme, noneho wa mugabane watanze akaba uhindukira ukagira ute, ukishyura insurance yawe. Ubwo rero Andre, karame, abantu babyumvishe byose. Hanyuma se muri izo life insurance zose duhaye, izo package n'izo policies wambwiraga, yego, duhereye kuri group life insurance ukagera kuri universal index, ni yihe wakonse abakiriya cyangwa abantu bifuza kugana? Icya mbere ndabakonseye kujya muri Index Universal Life cyangwa se Permanent Life Insurance, kuko icya mbere n'amabanki yose ni mwabitse kwa dufaranga twose duhuza tudushyira muri banki, baragira bakadushyira aho muri Index Universal Life. None se ni nka konti ku buryo uba ufitemo konti ukamenya aho ugejejemo nuko ari kunguka? Cyane rwose, turabikwereka tukabikurikirana. Mwebwe cyangwa hari systeme online umuntu ashaka kubireberamo? Hari systeme online. Ikindi noneho baguha n'igitabo, bakagenda baguha n'amakuru, kandi natwe tuba tugenda tugufasha kubikurikirana, kuko tukora icyo twita free consultation, tukamakinga follow up, tumakinga sure ko abakiriya ibintu bimeze neza. Tana wenda gisobanura utuntu dukeya, ni ukuvuga ngo twari tugeze ku by'amabanki. Hari amabanki, muzajya kuri Google
hari amabanki agera batanze 28 ariko amabanki reka mvugemo abiri tuvuge nka Bank of America cyangwa se tuvuge wenda banki ikize cyane muri Amerika yego n'izindi nk'iyo bita Wells Fargo Bank ni ukuvuga ngo mvuze mwabiri ariko muzajya kuri Google izindi muzibone zikorana na Index Universal Life iyo Bank of America ifite miliyari ifite miliyari 24 na miliyoni 147 muri Index Universal Life. Bishatse kuvuga ngo nazo Index Universal Life ni izi finance. Ako ndagira nkubaze. Yego. Index Universal Life ifitwe nande? Urukumbaza ifitwe nande niye company yazanye Index Universal Life. Niyihe ni nka ndetse wa Index Universal Life nkuko twumva urugero nka Tesla uti ni ya Tesla imodoka nyine ni za company ya Tesla. Index Universal Life ibahe ko numva amabanki ariyo bigo bikomeye ashiramo yo ibahe ifitwe nande abanyamigabane bakomeye ba Index Universal Life. Hari ikigo bita ariko ndaza kugisuzuma nkire na ndebye muri computer niho nabibona nkabireba ariko nukuvuga ngo hari ikigo nacyo kifinance kiri hejuru ariko birumvikana ni ibigo by'abanyamerika. Ikibazo naye niba mvuga niba Bank of America ishaka kuinvestinga muri Index Universal Life bishatse kuvuga ko Index Universal Life hari product icuruza zunguka ku buryo n'abanyi yifuza gufata kuri zo nyungu umucuruzi iki icyo ngicyo ni ikibazo nagusobanura muri ubu buryo ni ukuvuga ngo niba banki zikorana na Index Universal Life Index Universal Life nayo kuko harimo igice bita investment cy'ubucuruzi muki nicyo nshaka kumenya ibikorwa Index Universal Life yinvestisamo ku buryo Bank of America yifuza nayo gushyiramo kugira ngo ibone amafaranga ni ibiki aho ngaho naba ninjiye mu buzima bwite ninjiye mu buzima bwite nta kibazo kubera ko nanjye narabyigiye ndabisobanukiwe kubera ko icyo kintu kiranza nta kikangeza ku mukiriya yego kavuga ati aba bantu bashira amafaranga abantu kwita cyabo amakampani ibigo bikomeye muri Index Universal Life ako ntekereza amafaranga ajya he bayakura he ku buryo buri muntu wese ashaka inyungu kugira ngo twumve n'icyo kintu ni nkuko wambaza ati se ni ukuvuga ngo ni ya leta se base tuvuge ngo leta ishiramo bonds mu Index Universal Life ni ukuvuga ngo ni ibigo bikora ibigo by'ubucuruzi Index Universal Life agashami bita investment bishatse kuvuga ngo bimvesisa mu kirero nanjye nicyo nshaka kumenya tuvuge nk'urugero hari ibigo bikomeye ku isi cyangwa umukiriya nitwe nyine ni mwebwe nitwe tubakiza bagakora investment bakongera bakatwishyura ntabwo mubakiza kundi kuko namwe murikiza niba 5% by'abatuye muri Amerika sibyo namwe murikiza niba 5% by'abatuye muri Amerika bakorana na Index Universal Life sibyo akaba 95% by'abantu batuye muri Amerika bashishikarizwa kujya muri Index Universal Life bakaba batunzwe na babandi 5% barimo baraba Bill Gates na barabahagarariye za Amazon nawe ukabusabwa kujyamo nute uvuga ngo urabakiza kandi abayibamo bagutunga kandi nabo bashiramo ahubwo nashaka kumenya icuruzi iki ku buryo twese dushiramo kugira za nyungu tugereho urakoze nk'ubu urugero tuvuga hari ibigo bikomeye ku isi cyangwa ifite imigabane kuko biroroshye ntabwo ngo icuruzi ushobora kuba ifite imigabane muri za Google za Tesla za Amazon muri Silicon Valley noneho bacuruza bakunguka amafaranga agaruka natwe akatugeraho niko bimeze aho ngaho nibyo nakubwiye ngo twabikurikirana twabishyira muri system tukabireba ariko hari ibigo bikomeye muri Amerika cyangwa se n'ibigo bikomeye ku isi urumva niba World Financial Group ikorana n'ibyo bigo nakubwiye ibigo ku isi hari ibigo bikomeye bifite ukuntu bikorana ni nkuko wambaza ngo ntuzakorate Bill Gates akorate ibyo ngibyo Bill Gates ariko afite Microsoft rise ni computer iri hano
urabona software ikoresha rwose ni Microsoft kandi ugomba kuyapudetinga buri kwezi cyangwa se buri mwaka ukishyura ukishyura n'izi n'amakompiyuta Microsoft arizo ikora amakompiyuta aho niba dufite ibintu bifatika ikibazo cyavuga ngo index universal life icuruza iki ku buryo twebwe abakiriya abashaka gushyiramo hatazatubera nka RCC cyangwa se ibindi uburyo icuruzamo ikoresha harimo account niyo ngiyo nakubwiye index account ni ukuvuga ngo hari ibigo bikomeye ku isi icuruza ikorana nabyo to be honest iyo ushyizemo amafaranga ari business bakunguka wenda tuvuge 7%, wowe bakakungukira 3 cyangwa 5. Igikuru nuko aho wayashyira yaba ari kunguka. Niba hari aho wayashyira nyuma y'imyaka 10 ukanakomeza kubona amafaranga nta kintu kiyongereye, ariko hakaba hari ahandi wayashyira ukazabona inyungu, tekereza ko igikuru nukureba aho inyungu iri. Igikuru si ukumenya ngo cya kigo ngo gikora gite, kuko igikuru nuko kizwi na leta. Turi kugana ku musozo, turi kumwe na Andre Ndagijimana, akaba ari Index Universal Life Agent ubafasha ku accessinga cyangwa se kugera ku bwishingizi bw'ubuzima buhoraho buri permanent. Turi muri leta ya turi muri leta ya Michigan mu mujyi wa Grand Rapids. Aha niho turi kuyobora ikiganiro, hanyuma n'abandi bifuza bari muri state bifuza ko twaza hostinga, dufite technology ihagije ku buryo no kuba hostinga muri bitabaye ngombwa ko muza muri Michigan bishoboka. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro rero Andre, niki nubuhe butumwa bwihariye wabwira umuntu uriho adafite ubwishingizi, adafite index universal life insurance? Mbere yuko dusoza nashaka kugira ngo twibaze utubazo tubiranga cyangwa se dutatu. Nta kibazo. Aho uri ibaza ati ese niba nkora hari umuntu ubeshejweho nuko nkora, cyangwa se hari umuryango ntunze? Ese uwo muryango ntunze ibyo bibaza ariko ni bisanzwe, none se hari umuntu uba hadatunze umuryango? Impamvu tubyibaze, abagabo abagore bose batunze umuryango. Impamvu twibaza ibyo bibazo, ibaze wa muntu ugutunze cyangwa se ukubeshejeho mu rugo atakiriho cyangwa se akaba yarwaye yagize n'ikindi kibazo, ese mwebwe musigaye muzashobora kwihanganira ubuzima muzamusigayemo? Kuko ku isi reka ngufashe, urashaka kuvuga ngo nk'umugabo ufite umuryango mu rwego rwo kubarinda ageze nk'impanuka akagira atagomba kubashyira muri index kuko bo ntabwo bakora, niba bamudepanda nubanga umugabo agomba kurenga kubyo kubagaburira buri munsi, akamenya na cyage yaba yarwaye critical cyangwa illness niki cyangwa se ubuzima inzira ntibwira umuntu, akamenya ngo nicyo gihe wenda biramutse bihindutse umuryango wanjye wabaho gutya. Ikindi none umuntu yakwibaza yavuga ati se nindamuka ndwaye, ese hari ubundi buryo umuntu azabona bwo kwishyura amabire? Aramutse arwaye adakoze, dore ko muri Amerika aho bari bibi cyane, aho mutanga iki rero? Ni ukuvuga ngo jya muri ya index universal life izatuma hazamo inyungu, yaba yanarwaye akagira ute bikagufasha, yaba yanarwaye none bakaguha amafaranga agufasha kugira ngo ugire ute ubone inyungu cyangwa se mu gihe kingana iki. Urugendo ndarwaye kandi natanga amafaranga muri index universal life, bampa amafaranga mu gihe kingana iki? Ni igihe icyo ari cyo cyose ukirwaye. Yes rwose, kuko nta masezerano. Ntabwo biterwa n'amafaranga wari usanzwe gutanga se? Oya, ni ukuvuga ngo igihe cyose warwaye kuko wasezeranye nabo ukaba waragize. Ariko abantu ba insurance, abantu babashinja ko mukunda kuvuga ibintu byiza gusa, ariko ngo mu gihe cyo kubona benefit ngo hakaba ari ipapuro, amadokima yo kuzuza y'amananiza ku buryo kuzajya kubigeraho bigoye. Oya, nta mananiza kandi buri byose turabisobanura. Iyo turi kugenda dukorera umukiriya abagenda ari kugira ute, ari kubisoma tumusobanura buri kantu kose. Ikindi umuntu yakwibaza ati se niba ufite inzu, ese cya gihe uzaba utagishobora kuyikorera cyane, ese icyo gihe abantu bazaba muri ya nzu waruhiye ukorera? Urashaka kuvuga umuntu wafashe loan y'inzu? Yego.
nibyo ushatse kuvuga ariko ukaba utagishoboye noneho ukaba uyishyura kubera ko ufite akazi, ako kazi mu gihe karangira inzu bayiteza cyamunara. Yego. mwe mukora iki? Icyo gihe ni ukuvuga ngo niho hahandi bakubwira ngo jya muri insurance index universal life. Izakora iki? Izanyishurira loan mu gihe ya mafaranga yunguka, ya mafaranga bakungukira, niyo azaza akishyura loan mu gihe utari mu kazi. Noneho kuko ni ukuvuga ngo uko ukizemo menshi cyangwa se ugashyiramo umugabane utubutse, iya nzu wari kuzishyura mu gihe cy'imyaka 30, wishyura mu gihe cy'imyaka 15, 10, 8, ikibiterwa na premium. Hanyuma Andre dusoza, mwebwe mwungukira he? Twebwe nk'aba agent mwe mwungukira he muri rusange? Bo ayo twunguka icyambere, twebwe hari icyo twunguka, sibyo? Kuko twagaragaje cyangwa nibanga. Oya ntabwo ari ibanga, ariko kandi ntekereza ko ibyo ngibyo ntacyo byafasha umuntu cyane. Igikuru ni ukumenya ibyiza birimo, akamenya ese ninjyamo nsungukira hehe, ese ibyo Andre ari kumbwira ni ingenzi, ni ukuri, icyo nicyo cyihutirwa. Ariko kumenya ngo agomba no kubimenya, kuko agomba kubimenya kubera ko inyungu, ibyo ni privacy mu buzima bwite bw'umuntu. Nibyo ntabwo twashe ngo tubwire imibare, ariko turavuga tuti hari igihe inyungu z'umuntu ziba ziruta karite ya serivisi ari buguhe. Uzi impamvu ni ukuvuga ngo aho ngaho si ngombwa kugira. Reka tubyoroshye, reka tuve wenda muri domaine yawe, tujye uribuka RCC muri Michigan yabigenje. Abantu uburyo bayikanguriraga abandi ntabwo bizi. Uriya muntu iyo uza kumubwira ati RCC wapi, ntabwo ari ibyo ngo yangu inyungu ntabwo bindeba. Reka mbisobanure gatoya. Iriya uvuga ya François, nanjye nayishishikarijwe n'abantu benshi. Iyo usubije amaso inyuma imba narayigiyemo. Iyo usubije amaso inyuma ushaka gusanga bari abantu bayigushishikarizaga cyangwa abantu bayishishikarizaga nta nyungu baga bafite. Bari bayifite, ariko uburyo bansobanuriyemo nanjye buri muntu wese yasobanuriwe akiramwo inyurabwenge, agasesengura, akareba. Ariko haba ababigiyemo bagahomba, n'abandi bagize amahirwe bakagira ibyo bavanamo, abo bantu bose bashakishaga ubuzima. Kandi n'uwabimbwiye agahomba, ubu ntago mutana mu rwono ngo mvuge ngo yaragiye kunyushya, yaragize ati oya nawe bari baramweheje. So rero ntekereza ko mu bwishingizi ntabwo, cyangwa se no mu kindi gikorwa rusange, ntabwo nshinzwe kumenya ngo yinjiriza iki, umutungo we n'uyu. Ibyo n'ubuzima bwe bwite. Nabo nkorera ntabwo nagenda mvuge ngo runaka ngo Cyusa ngo yinjiza ngo yinjiza ngo akore tanga umugani. Andre urumva ikibazo hano kiri, mwebwe muri abacuruzi, twebwe kuri televiziyo turigisha. Twe turigisha. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kumenya motivasiyo ya buri kintu ni iki, kuko mu by'ukuri muri rusange abantu bagwa mu mutego ari uko batabanje gutekereza. Motivasiyo mfasha gato, reka ngusobanurire. Motivasiyo iruta kuvuga ngo igihe uzaba warwaye ziriya ndwara zitandukanye nakubwiye, za critical, za chronical illness, terminal illness, ikiruta kuvuga ngo nujya mu bwishingizi buzakurihira inzu. Ariko ibyo biroroshye, umuntu wese yabivuga. Biroroshye kubikora ni kimwe, no kubivuga ni ikindi. Ariko ngewe mbikwereka muri system, kabikwereka, urumva? Kandi ikindi kiyongereye system se, ariko system nta kintu ifasha, nta kintu yafasha muri rusange, ahubwo ntago banyumve neza, ntabwo ndi kuvuga ngo index universal life ni ikibazo. Ahubwo ndavuga niyo mpamvu nari ngubajije ngo mwebwe mwungukira he, kuko bimaze kugaragara ko by'indigo tugiye kuri community yacu n'ibyayibayeho mu bijyanye na RCC, nyirango urabizi. Niyo mpamvu nabyitayeho cyane. RCC bavuga ko bacuruza, nyamara twaje gusanga nta bucuruzi, nta kintu bagira, na adresse nta niyo bagiraga. Mwebwe rero nizere ko muri index universal life mufite adresse, mufite baba presenta, mufite ntaguciye mu jambo. Ni ukuvuga ngo index universal life
amabanki arimo uje no kuri Google bireba amabanki ntago yigeze akorana na François ariko François ari mu ntoki bundi Prudence ntago nagiye muri utwo tw'amagare ngo ndabizi Prudence na tw'amagare rega amagare nigeze abo ibyo ngibyo ni ibigo bizwi mu rwego rwa leta rero ntago navuga ngo nabasikamu kuko n'amabanki ugiye kuri Google wanabibona mu yandi magambo mwebwe nyine mukorana na leta ibintu byose cyane kuko niba mbabwira none nk'ikicaro cya Index Universal Life kiri gatoya ni ukuvuga ngo ibi ngibi njyewe bibabwira bifitiye uburenganzira muri kwa François ni RCC ni RCC iyo ngiyo buri muntu wese yarazaga akakubwira ibyo ashaka akanakubwira uburyo ugiye kunguka cyane ariko njyewe ibi mbifitiye license narabyigiye mfata umwanya wo kubyika njyewe nje nkanahimba amakosa amakuru kugira ngo ngire ndabihanirwa na license yanjye bigahinduka itaye aho rwose birasobanutse bishatse kuvuga ngo niba ibintu mbyigisha nkaba mbifitiye ibihamya n'ibigo noneho bikomeye bikaba bigaragara n'amabanki abitsamo waheraho uvuga kwicara scam turasoje rero ikiganiro cyacu tubashimire kuba mwakomeje kubana natwe turi kumwe n'umutumirwa Andre Ndagijimana akaba ari umu insurance agent cyangwa se Index Universal Life agent. Andre Karame, hari ikintu ufite ku mutima wabwira abaduteza amatwi mu gihe dusoza? Ni byinshi. Niba wikunda ukunda umuryango wawe ukunda community uvukamo, yego, ngwino uje muri Index Universal Life Insurance. Niba igufasha muri biriya byose bitandukanye, kukurihira, uguteganiza abana amashuri, ukaziga kaminuza, ikagufasha kwishyura inzu, ikagufasha mu gihe wahuye na biriya bibazo utari kujya ku kazi, ikagufasha muri gahunda zo mu buzima, kandi noneho amafaranga wabitsemo akunguka akabyara inyungu, ukajya kuyabikuza nta misoro uciwe. Nabashishikariza ko bose mugomba kuza, kuko n'abanyamerika n'abandi bose badutanze kuza, iryo banga niryo baduhije, niryo bariho. Niyo mpamvu ubona banamara n'igihe kirekire, kuko baba bafite umutekano usesuye yuko barizigamiye, niba nava no mu mubiri bagasaza, imiryango yabo ntabwo izamera nabi. Hanyuma washaka ikindi cyongereye gatoya, wambajije ati ngo mbaba agent babaye benshi, ngo ahari ngo sinabura abakirango cyangwa nibyo nifuza, ngo ibyo ngo nabyo ari ngo waje kuri competition mu n'imbogamizi muhora nazo. Ntabwo ndi muri competition, ngize amahirwe. Erega market competition Andre ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye. Igikuru ni ukubona community merewe neza, ni ukubona Cyumerewe neza, Cyusa merewe neza uri kuri kamera, nanjye merewe neza, community yose muri usanga. Muri teori ariko oya no muri pratique, kubera ko icyo nshaka buri wese naza byige, ufite akabaraga cyangwa se mu yandi magambo muri murabwira abantu bashaka kuba aba insurance broker cyangwa se aba insurance agent ko bakugana Andre. Yes, nibangane, tuze dufatanye hamwe, twubake community, tubashishikarize kwigisha n'uguhozaho, nuko asigariye hano abanyamerika n'abandi badutanze mbere kugera muri iki gihugu, iri banga barimenye kuva kera. Nibaze rero dufashanye, tuzamurane, harimo abana bacu benshi babikoramo, babisobanukiwe, nanjye ndimo, tuganire, ibindi tuzajya tugenda ukenera kugira ngo tuvugane. Mbere yuko tusoza nyine, uwagushaka yakubona he? Ufite nimero, ufite website, ufite social media, wagira icyo ubwira abaduteze amatwi? Uwambona yambona kuri nimero 872 901 91 88. Nkoresha na Twitter Andre Ndagijimana, ngakoresha na email ni andrendagijimana 9@gmail.com. Andre Ndagijimana 9@gmail.com. Ni Andre Ndagijimana rero life insurance agent, twarimo tuvugana muri leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbashimire mwese ababanye natwe muri kino kiganiro kivuga
mu by'ukuri kuri business ya life insurance muri Amerika ndetse no muri Canada, abanyafurika bo nyeka ko mutarabagezaho package. Abantu bari muri Afrika nabo bashobora gufata policies? Abari muri Afurika ariyo batuye. Oya, iyi gahunda ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi dufasha nabo muri Canada, ariko Canada ni ukubandikisha mu masomo. Okay. Bagakora bakabona iyi license. Umunsi mwiza kuri mwe mwese rero, Sangwa TV show, nshimira na DJ Cyusa uri kuri kamera. Bye bye, igihe nariceho. Umunsi mwiza kuri mwe mwese. Sawa, bye bye. Mugira umunsi mwiza.